bibakiza inyota n'inzara, natwe kandi yaduhaye Yesu ari we soko y'amazi y'ubugingo. Haleluya! Ni isoko y'amazi y'ubugingo, ni umutsima w'ubugingo. Muri kino gihe sanga Yesu aguhembure. Niba wumva ushonje, niba wumva rwose wumye, kabona ubuzima butagenda, sanga Yesu aguhembure. Yesu atahabaye, Imana itahabaye. Abisirayeli bari barazengurutswe n'abanyamahanga, bibwiraga ko nuko amakuru nguhaye nuko Imana igiye kuzibura amasoko. Hari amasoko yawe yari yarazibye, hari akazi wambuwe, uri gucuruza ugahomba, ndago bikijyana neza, warashoye birangira utabonye n'inyungu, n'urugenzo rwawe biragendana, ubukwe bwawe buri gupfa, hari abari kukurwanya. Ariko hari amakuru, Imana ishimwe cyane, hari Imana ije gutembesha amazi mu kidaturwa, amasoko agiye kuziburwa. Imana twegere kandi tindane natwe. Umva hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo njyewe Uwiteka Imana ya Isiraheli sinzabahana. Hana Abisirayeli bari mu bihano, inzira zabo z'imigisha byari byaranze, amasoko yari yarazibye. Iki gihe kigeze, Imana ibagarukaho. Mushiki wanjye, Imana igiye kukugarukaho. Mwene data, Imana igiye kukugarukaho. Imana nishimwe cyane. Hari impamvu nyinshi zifatika zituma Uwiteka ari uwo gushimwa. Afite umutima, afite ku mutima abatindi n'abakene. Imana ishimwe cyane. Umva ngo Uwiteka afite ku mutima abatindi n'abakene, n'abashavuye n'abababaye. Uwiteka bafite ku mutima. Imana ishimwe cyane. Mushiki wanjye, Uwiteka agufite ku mutima. Mwene data, Uwiteka agufite ku mutima. Humura, ntabwo yakwibagiwe, azi ubutindi bwawe, ubukene bwawe, ntabwo yakwibagiwe. Amazi, isoko y'ubuzima, bizatemba bigane wawe. Imana irasezeranya kuzabaha amazi menshi, ndetse ntibazabona amazi gusa, ahubwo bazabona n'ubukire buvuye ku bimera. Bazahinga beze. Imana ishimwe cyane, kuko Imana izabibagarutseho. Bazahinga beze, bazabona amazi. Ubundi amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima. Ubwo amasoko agiye kuziburwa, amasoko yawe agiye kuziburwa, imigezi yawe igiye kuziburwa. Niyo mpamvu Uwiteka ngagufite ku mutima. Ebe si ubwa mbere yaba bikoze. No mu butayu yahaye ubwoko bw'aya mazi n'amanu, bibakiza inyota n'inzara, natwe kandi yaduhaye Yesu ari we soko y'amazi y'ubugingo. Haleluya! Ni isoko y'amazi y'ubugingo, ni umutsima w'ubugingo. Imana ishimwe cyane, yaduhaye Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'amabaremerewe, nimuza kunsanga nzabaruhura. Ibi kubizirikana bituma tumenya tudashidikanya ko ibyo Yesu yadukoreye, ibyo Yesu yatwitangiye ku musaraba, tukabiha agaciro, tuvuga ngo n'ibindi n'ubukene byose yarabirangije Yesu ku musaraba. Mana nihabwe icyubahiro. Niba wumva wumye kandi ushonje, muri kino gihe sanga Yesu aguhembure. Niba wumva ushonje, niba wumva rwose wumye, kabona ubuzima butagenda, sanga Yesu aguhembure. Amen. Sanga Yesu aguhembure. Namara kuguhembura uzabona ibintu bindutse bishyashya. Ngo dore ndacyo muri cyo, kandi ndanicyo mwakora, ndacyo twakwishoboza. Yesu atahabaye, Imana itahabaye. Abisirayeli bari barazengurutswe n'abanyamahanga, bibwiraga ko bafite Imana zitanga ubukire, zikanabatsindira abanzi. Uwiteka yavuze ko ibyo bigirwamana ndacyo biricyo, ndetse agaya n'ababiyoboka. Muri iki gihe ibigirwamana ngibyo ni byinshi kandi bifite abayoboke benshi. Twikuremo ibigirwamana. Mugira ikigirwamana
akazi wakagira ikigirwamana, umugore wamugira ikigirwamana. Twiringire Imana yonyine gusa, niyo izatembesha amazi, niyo izazibura amasoko. Imana igahabwa icyubahiro. Mureke dusoze rero, Imana ibaho umugisha kandi tindane namwe mudukurikiye. Yesu akomeza abishimire, ariko amakuru nuko Uwiteka azibuye amasoko, azibuye imigisha yawe, ateguye imigisha yawe. Akira neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane pastor, ntago nshaka gutindana. Amen, amen. Nshaka nk'abantu basoze kino kiganiro bagifite ahagena ubuyunguyungu, bagikumbuye tukabakumbuza. Pastor Labani n'umuhanuzi, n'umuvuga butumwa, n'umukozi w'Imana. Impano zose Imana imwemereye arazikoresha. Wakina kuvugana nawe, nyamara njye wampamagara singira ikintu umufasha, ariko wahamagaye Pastor Labani yagira ikintu agufasha. Wampamagara ugasanga ni busy, ariko dufashe nimero Pastor Labani wamubona utabanje kunshaka. Pastor Labani, twibutse nimero yawe. Nimero ni 0784545382 0784545382 ibonekana kuri WhatsApp. Yesu abagirire neza. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wakoze imirimo, ubana natwe, uratwemera imbere y'abashiki bacu na bene data, imbere y'aba bantu bazadukurikirana ibihumbi n'ibihumbi. Mana nubafashe ubagirire neza, ku by'ijambo ryawe niryo dushingiraho dusenga. Yo haleluya. Ngo nuko ugiye kuzibura amasoko, nuko ugiye gutembesha imigezi, nuko ugiye gutembesha imigezi mu kidaturwa. Mana ushimye kutugarutse, ushimye kutwibutse, ushimye kubyineza n'ubutware bwawe Mwami. Izina ryawe niryubahwe. Girira neza bene data n'abashiki bacu, tindane nabo, ubahembure kandi uzibura amasoko yabo, kuko uri Imana y'igitangaza. Ngadufashe muri byose, turinde kubyineza n'imbabazi zawe. Niko dusengeye abana bawe ngo babahemburwe nawe, bari bananiwe data wa twasemiza, bari bashidikanije. Mana babera umucyo muri byose. Niko dusenze Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen.